Ibihe byiza abakunzi ba PK Media Pano mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, turazi ko mubana natwe kandi ni ibintu tubashimira ko mugenda mukurikira amakuru tubagezaho umunsi ku wundi. Rero ndabasuhuje mbahaye n'ikaze mu makuru agezweho mujye kugezwa nanjye Samuel Baraka. Aya makuru yacu araza gushingira kuri izi ngingo, aho ndibuza kubabwira ko mu karere ka Rusizi umugore yakubitiwe mu isoko ngo ntiyambaye ikariso. Ndaza kubabwira ko abanyarwanda 529 batahutse bavuye mu mashyamba ya RDC. Ndi bubabwira indi nkuru ivuga ko abasaga igihumbi babonye abakunzi ku rubuga rwa murandasi rwa buri kantu na buri nguni. Ndaza kubabwira ko Riderman yashimiye Tom Close wamuhinduriye ubuzima. Mu mahanga ndababwira ko Trump yakiriye mu cyubahiro abasirikare 4 bishwe na Irani. Izi ni ingingo rero mwebwe mukomeze mwane natwe muri aya makuru ku buryo urambuye. Reka tuhere kuri inkuru yo mu karere ka Rusizi, babwire ko umugore yakubitiwe mu isoko ngo ntiyambaye ikariso. I Rusizi umugore yajyanywe mu bitaro igitaraganya nyuma yo gukubitirwa mu gasoko ko mu quartier azira ko ngo atambaye ikariso. Uyu mugore no mu mudugudu wa Gitwa, akagari ka Shangasha, umurenge wa Gihundwe. Mu gahinda kenshi ku mugoroba kwa 21 Nyakanga 2026 ubwo byari bimaze kuba, uriya mugore yabwiye umuseke dukesha inkuru uko byagenze ngo akubitirwe mu isoko, ndetse asaba guhabwa ubutabera kuko yakojejwe isoni na bagenzi be mu ruhame. Ati nari nje guhaha maze kugura ibintu, uwo mpasanze arambwira ngo nagiye nambara ikariso. Abisubiremo inshuro nyinshi, aransingira bampuriraho banyambika ubusa. Icyifuzo nuko narenganurwa. Bamwe mu bagore bari muri ako gasoko banenze bagenzi babo kuri iyo myitwarire itari myiza. Umwe muri abo yagize ati nashidutse abantu barwanye bavuga ko atambaye ikariso, hazamo umugabo abajyamo hagati arabakiranura. Yakomeje agira ati uyu mubyeyi ni hohoterwa bamukoreye, umuntu uko yakwambara kose ni uburenganzira bwe. Undi mubyeyi waganiriye n'umuseke yavuze ko biteye agahinda kubona ababyeyi bambika mugenzi wabo busa mu isoko. Ati uyu mubyeyi bari kumurenganya kuba yari yambaye ipantaro aje guhaha, ntabwo ari kumufata ngo bamwambure ubusa. Ni ikibazo gikomeye, birababaje. Icyifuzo cy'aba babyeyi babonye ibi biba, banenze bagenzi babo babikoze, basabira ubutabera uwambitswe ubusa. Abavuga gukubita uyu mubyeyi ari nabo yaragiye guhahira ibyo barimo gucuruza, umuseke wagerageje kubavugisha ntibagira icyo batangaza. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwanenze imyitwarire y'aba babyeyi, bavuga ko ibyo bakoreye mugenzi wabo bitandukanye n'imyitwarire y'abanyarwanda. Ubuyobozi bugira inama abanyarusizi ko bakwiye kwitwara mu gihe habayeho amakimbirane mu bantu. Sindayiheba Fanuel, umuyobozi w'akarere ka Rusizi, agira ati ntabwo ari iby'i Rwanda, abanyarwanda babeshwaho no kubana no gusabana. Amakimbirane hagati y'abantu ntabwo wayarinda, mu gihe habonetse icyo batumvikanaho hakaba kuganira. Inama nkuru iruta izindi ni uko igihe cyose habonetse amakimbirane no gushaka uko twayakemura nta cyangiritse. Nta tegeko rihari ritegeka umuntu kwambara umwambaro w'imbere, nubwo umuco nyarwanda kwambara bakikwiza. Reka dukomeze amakuru yacu mbabwire ko abanyarwanda 529 batahutse bavuye mu mashyamba ya RDC. Abanyarwanda 529 batahutse bavuye mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kuwa gatatu tariki 22 Nyakanga 2026 banyuze ku mipaka ihuza u Rwanda n'icyo gihugu ya Rusizi na Rubavu. Mu karere ka Rubavu hanyuze abantu 421 barimo abagabo 43, abagore 115 n'abana 263. Naho mu karere ka Rusizi ho hanyuze 108 barimo abagabo 11, abagore 27 n'abana 70. Bamwe muri abo bavuga ko impamvu batinze gutaha ari uko babwirwaga ko abatahutse bicirwa mu Rwanda, nyamara bageze mu gihugu basanga atari ko bimeze. Mukanoheri Jeanne winjiye mu Rwanda anyuze ku mupaka wa Rusizi ya mbere yagize ati nahunze mu 1994, ababyeyi banjye barataha, nkomeza nzerera mu mashyamba, baduhaga amakuru yuko abasirikare bo mu Rwanda bica abavuye muri Kongo, bityo bakaduca intege. Yakomeje agira ati twasanze ari ukutubeshya, igihugu kirakeye cyane, nta musirikare wadukozeho, dore ko nta numwe ufite imbunda, kandi hariya Karehe twari turi n'abana baba bazifite. Iwacu ni muri Karago, ndumva nzakomeza ngahinga cyangwa se nkacuruza. Barama Theophile nawe wunze muri 94 yavuze ko yabaga inyamugari muri Karehe, agira ati n'ubwa mbere maze umwanya munini ntabona umusirikare. Nta mwana numwe mfite wabashije kwiga uretse natwe, ndetse n'abanyagihugu baho ntibiga.
ndashishikariza abagenzi banjye nabo gutaha, cyane cyane abana banjye babiri. Ndayambaje Sebutozi wambukiye mu karere ka Rusizi yagize ati bagenzi banjye ndabashishikariza gutaha kuko mu Rwanda ari amahoro. Ubuzima bwari bugoye cyane kuko nukurara tugenda baturasaho. Ubwo rero dutashye tujye kwifatanya n'abandi banyarwanda kubaka urwatubyaye. Ubwo yakiraga banyuze ku mupaka wa Rusizi ya mbere, umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanuel nyuma kubaha ikaze yabashimiye icyemezo bafashe cyo gutaha, abasezeranya ko ubuyobozi bw'igihugu buzabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Yagize ati tubashimira ko bafashe umwanzuro mwiza wo kugaruka mu gihugu cyababyaye, cyane ko harimo abana benshi bavukiye mu buhungiro. Ni amahirwe akomeye ko bagiye gukurira mu Rwanda. Yakomeje agira ati mu Rwanda ni amahoro kandi tunababwira ibyo ubuyobozi buzabafasha mu gihe bageze hano mu bijyanye n'ubuzima, gusubira mu miryango yabo, gufasha abana gusubira mu mashuri n'ibindi. Aba banyarwanda bose bahise boherezwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri mu murenge wa Nkungu mu karere ka Rusizi, aho bazasobanurirwa gahunda zitandukanye zijyanye n'imiyoborere. Biteganyijwe ko bahabwa ubufasha buzaborohereza kongera kwisanga mu buzima busanzwe ndetse banahabwa ibyangombwa bibaranga. Reka nze kubabwira ko abasaga 1000 babonye abakunzi ku rubuga rwa murandasi rwa buri kantu na buri nguni. Urubuga rwa interineti kundwa.com rwashinzwe n'abanyarwenya bakaba n'abahanzi b'indirimbo mwitende Abdul Karim uzwi nka buri kantu na Iradufasha Alain Marcelin uzwi nka buri nguni, rugamije gufasha abantu by'umwihariko abanyarwanda kubona abo bakundana. Rumaze gukundaniraho abantu 1002. Ku isi yose ikoranabuhanga rimaze guhindura uburyo abantu bahura bagashaka abo babana. Mu gihe hari ibihumbi by'imbuga zihuza abashaka abakunzi, u Rwanda narwo rwatangiye kugira uburyo bwihariye bwo gukoresha ikoranabuhanga mu gufasha abantu kubaka umubano binyuze kuri kundwa.com. Mu kiganiro yagiranye na Imvaho Nshya dukesha inkuru, buri kantu yavuze ko igitekerezo cyo gushinga uru rubuga cyaturutse ku bumenyi mu ikoranabuhanga we na mugenzi we basanzwe bafite. Yagize ati twebwe twize amasomo y'ubumenyi bwa mudasobwa, no kuvuga computer science, ariko tubona gukora ibyo twize bisaba ubushobozi burenze. Twabanje kubushaka, bumaze kuboneka duhitamo gukora ibyo twize. Turavuga tuti reka dukora urubuga ruzajya ruhuza abashaka abakunzi ariko badafite umwanya wo guhura nabo benshi ngo babone uko bakundana, ari rwo kundwa.com. Buri kantu yavuze ko uyu mushinga bawutekerejeho mu mwaka wa 2021 ariko ushyirwa mu bikorwa 2026 kuko babanje kunonosora kugira ngo ugabanye ibibazo abarukoresha bashobora guhura nabyo. Yakomeje agira ati gukoresha uru rubuga biroroshye. Ugomba kuba nta mukunzi ufite, ukajya kuri murandasi ukandika kundwa.com, ugakurikiza amategeko n'amabwiriza ariho, ugashyiraho amafoto n'imyirondoro yawe. Ab'igitsina gabo bishyura amafaranga 2000, n'ab'igitsina gore ni ubuntu mu rwego rwo kubashishikariza kurwitabira. Gusa hafashwe ingamba zo kurinda umutekano w'abarukoresha. Buri kantu yavuze ko uru rubuga rwubatswe ku buryo rugabanya ibyago by'abarukoresha bahura n'abagizi ba nabi biyitirira abashaka abakunzi. Yagize ati twabitekerejeho dusanga abagizi ba nabi bashobora kwiyitirira abantu bashaka abakunzi bagahura nabo bahuje bakabahemukira. Twahisemo gukebura abarukoresha dukoresheje amashusho umuntu abona akimara kwinjira ku rubuga. Yakomeje avuga ko aya mashusho yibutsa abarukoresha ko igihe bahuye n'umuntu bwa mbere badakwiye guhurira ahantu hiherereye, ahubwo bakabanza guhurira ahantu hahurira abantu benshi. Yongeyeho ko amakuru bwite y'abakoresha uru rubuga arindwa ku buryo buri wese aba afite ijambo banga rimurinda kwinjirirwa mu makuru ye n'undi muntu. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku iyi nkuru ivuga ko Riderman yashimiye Tom Close wamuhinduriye ubuzima. Umuhanzi Gatsinzi Emery wamamaye cyane ku izina rya Riderman yashimiye mugenzi we Tom Close watumye ahinduka akava mu buzima bubi yararimo bwo kunywa ibiyobyabwenge. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Riderman yavuze ko ashimira cyane Tom Close wamugiriye inama yo kureka imyitwarire mibi, aho yagize ati Tom Close yakoze ikintu gikomeye ariko simpamya yuko wenda anakibuka. Yasobanuye uburyo yamugiriye inama Gisenyi mu karere ka Rubavu bagiye mu gitaramo akamusanga ari gufata ibyo biyobyabwenge yakoreshaga. Yagize ati nari ndi mu cyumba ndi kumwe n'abandi bahungu bagenzi banjye turi ku bikoresho byinshi cyane, no kuvuga ibiyobyabwenge, turi kwinezeza. Tom Close aje kunsuhuza ageze mu cyumba asanga habaye nko mu gikoni neza neza. Riderman yavuze ko Tom Close ako kanya yahise asohora abo bagenzi be bari kumwe maze atangira kumuganiriza amwereka ingaruka ziri muri ibyo bintu yishoyemo, cyane ko icyo gihe yigaga no muri kaminuza
byashoboraga no kumwirukanisha nubwo icyo gihe atumvaga neza ibyo yabwirwaga, ariko ngo nyuma yitekerejeho asanga akwiriye kubihindura. Ati hari nka 2007 2008 twari tukiri batoya tugitangira. Icyo gihe ngira inama ntabwo nabyumvaga neza, ariko nyuma naje kwitekerezaho neza. Iyo nama yangiriye yahinduye ubuzima bwanjye, atuma mpindura intambwe zanjye, ubuzima bwanjye buhereza ikindi cyerekezo, byamfashije kugeza uyu munsi. Ndamushimira. Yavuze ko nubwo Tom Close ashobora kuba atabyibuka neza, ariko amushimira cyane, nubwo atagarutse ngo amushimire, ariko byamuhinduye cyane, ndetse atekereza ko nawe yabibonye ko byagize akamaro. Riderman kandi yategerejwe mu gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival kizabera i Musanze mu mpera z'iki cyumweru tariki 26 Nyakanga, nk'umuhanzi watwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya gatatu. Ni nyuma y'uko mugenzi we Tom Close wanagitwaye ku nshuro ya mbere, nawe mu mpera z'icyumweru gishize yataramiraga ab'Inyagatare. Reka tujye mu mahanga mbabwire ko Trump yakiriye mu cyubahiro abasirikare 4 bishwe na Irani. Perezida Donald Trump yakiriye mu cyubahiro nk'intwari abasirikare 4 bo mu ngabo za Amerika bishwe n'ibitero bya Irani mu ntambara ikomeje kubica mu kigobe cy'abaperesi. Uyu muhango wabereye mu mujyi wa Dover, ari nawo murwa mukuru wa leta ya Delaware. Nyuma Perezida Trump yahise yerekeza muri leta ya Georgia mbere yo gusubira ku biro bye White House. Abasirikare 4 biciwe mu bitero bya Irani ku birindiro by'ingabo biri muri Jordania mu kigo cyitwa Muafak Salit Air Base. Igitero cyanakomerekeyemo abasirikari benshi ba Amerika. Aba bapfuye ni Lieutenant Taylor James Fihan, PVT Isabelle Gonzalez, Sergeant Angel S. Lafazati na Sergeant Michael Emmanuel Swinton. Amakuru avuga ko Amerika yabwiye Israel umugambi ifite wo gukaza ibitero kuri Irani, bityo nayo ikaba yakwitegura ko ishobora guterwa mu rwego rwa Irani rwo kwihorera. Muri iki gihe cy'ibitero bikomeye muri intambara Amerika na Israel bise Operation Epic Fury, indege z'intambara za Amerika zavuye mu Bwongereza zijya kugaba ibitero muri Irani. Reka mbashimire rero, aha niyo dusoreje amakuru yacu kuri PK Media Panel. Amakuru yo nakagaruka, mukomeze kubana natwe. Njye nari Samuel Baraka.